twibereye mu bitunezeza, turi mu binezeza, turimo turashakisha ibintu byanezeza imitima yacu, ariko ntabwo turi gushaka Imana. Aravuga ngo nubwo waretswe ngo kandi watawe, hakaba nta n'ukikurebera ihumye, ariko ngo hari ubutabazi bw'Imana. Haleluya. Uwaguhekesheje wa mwana yamukubaza ukamwerekana, ntabwo byashoboka. Uwo mwana rero niwe utuma urya, uwo mwana niwe utuma amasezerano yawe asohoza. Ubw'abakiranutsi uzame iherezo ryiza, uzanimira ubugingo. Yes, reka twongere tuvuge ngo amahoro ya Kristo nabe kuri mwe, mwebwe mwese aho muherereye hirya no hino ku mpande enye uko zigize isi. Twongeye gufata uyu mwanya mbere na mbere kubifuriza umugisha w'Imana, mwebwe mudahwema kubana natwe uko bwije n'uko bukeye, dukurikira abakozi b'Imana nk'uko Uwiteka aduhamagariye gukorera Imana, kandi atwemera ko azajya tujya aduhereza abakozi b'Imana bagiye batandukanye. Imana ijye ibaha umugisha mwebwe muba muri hafi, kugira ngo mwite ku butumwa, mwite ku cyo Uwiteka aba yatumye abahanuzi b'Imana. Mu by'ukuri uyu munsi rero nk'uko bisanzwe duhaye ikaze mwebwe mwese, abari mu Rwanda mu ntara zigiye zitandukanye, abari hanze y'u Rwanda, navuga ngo mu bihugu bigiye bitandukanye, tavuze ngo ibihugu runaka. Uwiteka abaha umugisha kandi abashyigikire, mube hafi kugira ngo dufatikanyirize kumva umukozi w'Imana, kandi tubifurije umugisha w'Imana. Uwiteka ajya arushaho kubashyigikira muri byose. Reka mvuge ngo nimba uri mu bibazo, humura hamwe no kugusengera bizagenda neza. Nimba uri mu bisubizo, komeza wibere mu bisubizo, wibere mu munezero, kuko Imana ni umukozi w'umuhanga, niyo iduhaza ibyishimo. Uyu munsi rero mbere na mbere kugira ngo twakire umukozi w'Imana, reka mbasabe maze mukore subscribe, share, comment, link, musangiza bene data, mukora no kutazogera, kugira ngo umwanya ku mwanya tujye turushaho kubana hano kuri Betfage TV. Betfage TV channel yanyu, channel yacu, nk'uko Uwiteka yaduhagurukirijeho kugira ngo mu gihe nk'iki tujye ducishaho ijambo ry'Imana. Rero uyu mwanya tugize amahirwe yo kongera kubana n'umukozi w'Imana. Bushize yaje adusuhuza atambuka, ariko uyu munsi dushobora gutindana akabasha kutugezaho byinshi Imana yamaye kutugezaho. Umukozi w'Imana, muraho neza? Muraho. Tuguhaye karibu kuri Betfage TV. Yego murakoze. Yego, uratangira utwibwira, tugezeho ijambo ryo, uratangira utwibwira. Nitwa Oliva, ndi umugore, umugabo n'abana, kandi ni n'umukozi w'Imana. Imana iduhana umugisha. Ni umukozi w'Imana. Oliva, uri amahoro? Ndi amahoro, ndashima Imana. Okay, Imana ihabwe icyubahiro. Uyu munsi Uwiteka yagutumye kuri Betfage TV. Yego. Amen. Utuzaniye byinshi, mbese dufitiye amatsiko, kandi turizera tudashidikanya ko Imana igukoresha iby'ubutwari kuri Betfage. Karibu rero, uratangira usenga, noneho tugezeho icyo Uwiteka agutumye kutugezaho. Yego, reka dusenge. Imana nziza, Imana igira neza, Imana ifite ubutware n'ubushobozi, Imana ivuga bikaba ndetse wategeka bigakomera. Turagushimye kandi turaguhimbaje Kristo. Tugushimiye kuri Imana itajya yivuguruza, tugushimiye kuri Imana itajya isaba ingabo ijye ku rugamba, tugushimiye kuri Imana igirinda umwana w'umuntu nta kintu yatanze, nta kiguzi. Tugushimiye kuri Imana igiturindira mu bikomeye, tugushimiye kuri Imana igiturinda imyambi ya Satani, tugushimiye kuri Imana igiduha umwuka duhumeka ku buntu, nta kiguzi twatanze. Turagushimye Data wa twese mwiza. Rero turi imbere y'amaso yawe, tuje kuvuga ibyo washyize mu kanwa kacu. Turakwinginze ngo ubanze aka kanwa keze, kuko n'ak'umwana w'umuntu. Utweze, udutunganye, utubabarire ibyaha byose, uduharagure imyanda yose, utweze, udutunganye Nyiringabo Imana. Data wa twese rero turakwinginze ngo uduhagararire, ubutumwa tugiye kuvuga bugere hirya no hino ku isi, mu izina ryawe Yesu rikomeye, rigire byinshi rihindura mu mitima y'abantu, rigire byinshi rifasha abantu Mana, rigire aho rikura abantu kandi rigire n'aho ribageza.
ni mu izina ryawe Yesu rikomeye tubisabye twizeye, urakoze, amen. Karibu noneho tugezaho icyo Imana yaguhaye kutugezaho. Karibu tuguhaye ikaze, natwe turi hafi kugira ngo twumve icyo Uwiteka yagutumye kutugezaho. Karibu. Haleluya, Amen. amen, amen. Amen. Ndibuka ubushize ubwo duherukana twari turi mu bintu bijyanye n'imbuto z'agakiza, ubwo ukuntu agakiza kambere kari kameze, ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo igiti nubwo cyaba cyaratemwe ariko kijya kigira amahirwe yo kongera kigashibuka kikaba kizima. Haleluya. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Amen. Iyo igiti cyatemwe kigifite imizi igikurura amazi kirongera kigatoha kikaba kizima, kikongera kikagira amababi atoshye ameze nk'aya yandi ya mbere y'ibitontomwe, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Haleluya. Amen. Uyu munsi rero naje ngarutse babwira ku ijambo ry'Imana riri muri Yesaya, riri muri Yesaya 59 agira ngo turisangire mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen. Ijambo ry'Imana riravuga ngo dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ananirwe gukiza, n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva. Amen. Amen. Umurongo wa 2 uravuga ngo ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanyije n'Imana, n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo. Haleluya. Amina. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ukuboko k'Uwiteka ntago kwaheze ngo kunanirwe gukora, ngo kandi ugutwi kwe ngo ntago kwapfuye kunanirwe kumva, ngo ahubwo gukiranirwa kwacu. Haleluya. Ngo niko kwatumye itwima amatwi ndetse ikatwiba n'amaso ikanga kutwumva. Haleluya. Amen. Uyu munsi wa none Imana iri kuduha amasezerano, ikakubwira ati mwana wanjye nzakugirira neza. Imana ikakubwira ati mwana wanjye nzagutabara. Imana ikakubwira ati mwana wanjye nzagukura muri ubwo bukene urimo, nzakwambika, nzagutambagiza umurwa. Haleluya. Amen. Warangiza ukigira muri biriya ukakiranirwa, ukatandukanya n'ubushake bw'Imana. Iyo umaze kwitandukanya n'ubushake bw'Imana nicyo gituma kwa gutwi k'Uwiteka kutumva. Haleluya. Amen. Noneho warangiza ukazamuka imisozi uri kugenda wowe ubaza Imana ngo se Mana ko nategereje ibintu ubime, bikageraho twivovotera Imana, twarangiza ntitwisuzume ngo turebe icyadutandukanyije n'Imana ni iki. Haleluya. Amen. Isuzume mbere yo kujya kwishyuza Imana amasezerano yaguhaye. Uyu munsi wa none iguhaye amasezerano, hari icyiciro wicayemo iri kukubonamo neza yagushimye. Haleluya. Amen. Wizamuka umusozi wa undi wavuganiyeho n'Imana, ugenda uyibwira ngo Mana urandambiwe, ngo Mana ngo dore ngo ibi n'ibi birangoye, ngo Mana ngo dore ntiwansubirije amasezerano. Ahubwo suzuma neza ikintu cyagutandukanyije n'Imana kigatuma amasezerano yawe ataza. Haleluya. Amen. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ugutwi k'Uwiteka ntago kwaretse kumva, ntago kwapfuye ngo kureke kumva. Imana iracyumva ibyacu, ahubwo yabuze aho inyura ngo idusubize. Haleluya. Bitewe n'ibyo twagiye twebwe dutambika imbere y'Imana, twatambitsemo gukiranirwa, gukiranuka kwagiye ku ruhande, ahubwo turangije dushyiramo gukiranirwa. Haleluya. Ni ukuvuga ngo iyi saha ya none abantu benshi bari kuzamuka imisozi, bari kujya mu butayu, bakajya mu mazi, bakajya mu buvumo, bo bari kubwira Imana ngo Mana nje kugusezera. Ahubwo fata ibyawe, ngewe niba uri umuvugabutumwa, nimba uri umuhanuzi, uragiye wikoreye Bibiliya wavugiragamo ubutumwa, ujyanye iby'Imana ngo akire ibyawe, ngo ngewe ngo ndarambiwe, ngo uri Imana itagitabara. Ntabwo Imana yaretse gutabara, ntabwo igihe cy'Imana cyarangiye cyo gukora, ahubwo gukiranirwa kwacu niko kuri kudutandukanya n'Imana. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Amen. Suzuma umwanya uhagazemo. Hari agakorasi kavuga ngo suzuma neza uburyo utwaye agakiza, utabuhatse ingobyi umwana yaraheze kera.
ibaze uri umubyeyi warabyaye ufite umwana, igihe kikagera uwo mwana niba ukimuhetse neza uzabona byinshi. Abanyarwanda bajya bavuga, njye nkunda gukurikirana imigani y'abanyarwanda cyane, kuko hari igihe usanga iri guhuza n'ubutumwa bwo muri Bibiliya, biri guhuza n'ijambo ry'Imana. Bajya bavuga ngo aho umubyeyi aguye bahatora iki? Bahatora impetso cyangwa se ingobyi mu Kinyarwanda. Ni ukuvuga ngo nawe mu Kristo aho uguye bazahatora Bibiliya, bazavuga ati yaravuye gusenga. Bazavuga ati uriya mu Kristo nubwo atari gusubizwa ariko arasenga. Imana bwa buhamya bari kugutangira muntu wanjye, buri kuva kwa wa mwana uhetse, kwa ka gakiza ugendana, nibwo buzatuma urya, nibyo bizatuma usubizwa, nicyo kizatuma uva muri bwa butayu urimo. Haleluya. Kuko ijambo ry'Imana hano ryegeranye n'ahantu ari ndimo ndasoma, biraje ngiramanutse yo ngije ko kwirebera, ije kuri tere kwirebera nimba ibyo bakuvuga ari ukuri, nimba ibyo bakuvuga bakubeshyera, nimba ubuhamya uri gutangirwa bwiza ari ukuri, cyangwa se ubwo bari kugutangira bubi ari ukuri. Iraje. Haleluya. Imana yirareba, ntabwo ujya yerekwa, kandi yiyumvira ntabwo ibwirwa, kuko Imana dufite ntabwo ijya yumva amabwire. Haleluya. Ni ukuvuga ngo iyi minsi turimo ya none ahangaha turi gusengana ubuyobe bitewe n'ububabare dufite n'umubabaro dufite, ariko gukiranirwa ni kuva muri twe tukerekeza gukiranuka imbere, twarangiza tugaheka uwo mwana tukajisha tugakomeza, tuzatabarwa nta kabuza. Haleluya. Ndi kumva ijambo ry'Imana muri iyi minsi dusa nkaho abantu benshi bariherereje inyuma. Haleluya. Basa nkaho bariherereje inyuma. Turimo turagendera mu bitangaza, harimo ibiri kuvugwa ntibisohore, turimo turagendera mu buhanuzi, yego nibwo ndanabwemera ndanabukunda, ariko baza usuzume wowe uri guhanurirwa umeze ute, uhagaze ute imbere y'Imana. Ese ntabwo uri kubaza Imana ngo se Mana, niba wambwiye ko ugiye kumpa umugisha, ngiye kugirirwa umugisha nawe, mpagaze nte umbona ute umurongo? Ese gukiranirwa kwanjye niko kwagiye imbere kuri hagati yanjye nawe? Twese tuba mu nzu, ntawe uba hanze. Ndahamya neza ko icyo ngiye kuvuga yacyumva. Iyo umuntu ari inyuma y'igikuta n'undi ari inyuma y'igikuta, ntago wavuga ngo yumve. Kandi niyo waba hanze, ntago waba uri inyuma y'umusozi n'undi ari inyuma y'umusozi ngo ube wamubwira yumve. Ariko wa musozi yukuweho, cya gikuta kiri hagati yawe na mugenzi wawe kigakurwaho, uramubwira kumva niyo wamwongorera mu gutwi. Haleluya. Ubu kuvuga dusakuza, gusenga tuvuga cyane, ntabwo ari byo byatuma Imana yumva, ahubwo gukiranuka kwawe guhagaze gutire Imana. Igikuta cyitwa gukiranirwa cyavuyeho, ibicumuro ufite byavuyeho. Haleluya. Ndavuga neza, mvuga ngo dukiranuke, dukure gukiranirwa hagati yacu n'Imana, kugira ngo tubashe kwakira, dusingire umugisha wacu. Uyu munsi wa none umuntu uri kwisengera neza ari gusubizwa bati yagiye mu bapfumu, afite izindi mbaraga ari gukoresha. Ni uko yasengesheje umwuka iteka, yakiranutse, nta zindi mbaraga ari gukoresha. Ahubwo ikintu kirimo kiratwica muri iyi minsi ni ugusebanya. Haleluya. Umuririmbyi yaravuze ngo gusebanya n'inzangano nibyo biri mu bantu, agacuma k'umujinya Mana nubwo kataramenerwa mu isi, birabeshi bakugarukire igihe kikiriho. Haleluya. Ntabwo tuvuga ibitangaza gusa, hari igihe cy'Imana kizagera igahaguruka ku ntebe y'imbabazi, ka gacuma k'umujinya kakamererwa muri iyi si, kandi nawe kazakugeraho niba udakiranutse. Uyu munsi wa none urasabwa gukiranuka kugira ngo Uwiteka Imana kwishimire. Haleluya. Ikintu Imana idusaba mu ijambo ryayo iravuga ngo dukiranuke, ubundi ibindi byose bizaza ari inyongera. Ibyo turi gusaba Imana
byose irabifite. Imana mu kiganza cyayo harimo ibyiza ariko habamo n'ibibi. Yego. Haleluya. Amen. Imana ntabwo igira ibintu byiza gusa. Haleluya. Amina. Uyu munsi wa none urarwara ngo Satani ngo abazimu ngo bake. Menya ko hari igihe hari inkoni y'Imana iri kugukebura. Ukabaza Imana, usenga ubaza Imana ngo umbona ute? Ese ubugingo bwanjye bwanditse mu gitabo cyawe? Haleluya. Amen. Ubugingo bwawe bwanditse, duharanire kugira ngo imbere y'Imana twishimirwe nayo. Abatubanjirije bakoze neza. Abatubanjirije batewe amabuye. Ba Petero na ba Yohana bakaranzwe mu mavuta. Bamwe bagiye mu nzu z'imbohe. Baremera bahamya Imana. Ariko uyu munsi mwene se arakubwira ijambo ati yamvuze. Ntabwo nzongera gusengana nawe. Sinzongera gusenga. Pawulo yatewe amabuye, aho kugira ngo arakarira bari kumutera amabuye akareba mu ijuru ati Imana ubababarire, ntabwo bazi icyo bari gukora. Ese wowe ufite imbaraga zo gusabira abanzi bawe imbabazi ku Mana? Cyangwa nawe uramuhiga ati nguteze ikindi gihe? Umuntu ari kukugirira nabi, warangiza ngo nanjye nzamutega ikindi gihe, cyangwa se reka nze nkwereka akakiza nkarambike hasi. Nshuti yanjye uri kunyumva aka kanya, waba uri mu Rwanda waba uri hanze y'u Rwanda, ndagira ngo nkubwire ngo nimba ufite agakiza urambika hasi, mu kanya ukongera ukagatora ko nta gakiza karimo. Ntabwo gafatika. Nta gakiza gafatika karimo. Agakiza ni umwambaro ugomba kwambara aho ugiye hose. Imana ishimwe. Agakiza ni umwambaro ugomba kwambara urahagaragara urahatagaragara. Agakiza ni umwambaro ugaragarira buri muntu wese. Nubana n'umuturanyi akakugirira nabi, ukifuza kumwitura ibyo yakugiriye, ntabwo uzaba ukijijwe, ahubwo uzaba wiyoberanye. Imana ishimwe. Amen. Uko niko gukiranirwa gutandukana no gukiranuka. Ihangane niba ushaka gukiranuka kugira ngo Imana ikwishimire, ikurebe ikubone mu mwanya ishaka. Kiranuka. Kweli. Ihangane. Jye mu nzu uvuga ati Imana mubabarire nawe siwe, ahubwo se kibi wamugamye ibitero, mumurwanirire umumukureho. Imana ishimwe. Amina. Ntabwo turwanisha umubiri, ahubwo turwanisha umwuka. Imana ishimwe. Amina. Muri iyi minsi turi kurwana intambara z'amagambo, turi kurwana intambara z'amashyari. Haleluya. Amina. Imana yo mu ijuru ishimwe. Ni ukuvuga ngo rero wowe muntu biri kugeraho ukijijwe, uri guharanira kugera mu bwami bwo mu ijuru, uri gushaka ko Imana ikwishimira, yarangiza ikagusubiza, yarangiza igakemura ibyawe, rwana intambara nziza. Kristo akubera imbaraga. Ureke kurwanisha umubiri wawe. Imbaraga z'umubiri ntacyo zamara. Imana ishimwe. Reka twongere dusome ijambo ry'Imana riri hano muri Amen. Tugiye gusoma hano naho muri Matayo 25, naho haravuga ngo icyo gihe haravuga umutwe w'amagambo aravuga ngo umugani w'abakobwa 10. Ngo icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Ariko muri abo 10, 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Abapfu bajyanye amatabaza yabo, ntibajyana amavuta. Ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo. Amen. Hamwe n'amatabaza yabo, umukwe atinze bose barahunikira, barasinzira. Amen.
ahangaha reka ngarukira ahangaha. Ubwo umuntu ufite Bibiliya bibaye byiza yazakomeza akazamenya iherezo ry'abo 5 b'abapfu na 5 b'abanyabwenge. Ariko uyu ni umugani w'abakobwa 10 bari bari hamwe, bose bisigaga amavuta amwe, bagenderaga mu nzira zimwe, barakundanaga, bari inshuti, barasenganaga, bararirimbanaga muri korari, mbese bagiranaga ibihe byiza mu bihe byo gusenga. Imana ishimwe. Amen. Rero bari bategereje umukwe, bamaze gusinzira, ariko 5 bari bafite ibanga, abandi 5 nta banga bari bafite. Haleluya. Amen. Barangije gusinzira, mu gicuku bamaze guhunikira ukomeje hasi, baje gusanga ngo barahunikiriye umukwe araza. Abandi bari bari hirya no hino barasakuza ati umukwe araje. Bose bahise babadukira rimwe, ariko bamwe bibuke ko bari baryamanye ibanga. Imana ishimwe. Igihe cyarageze bajya gusanganira umukwe, bamwe bacana amatabaza kugira ngo habone umukwe yinjirira habona. Babandi b'abapfu binyeganyeje babura iki? Babura amavuta mu itabaza ryabo. Imana ishimwe. Muri iyi minsi wowe ufite ayahe mavuta? Uri kugendana ayahe mavuta? Ni irihe banga uri kugendana? Ko natwe dutegereje umukwe imbere hano, ko dutegereje umukwe wacu twategereje igihe kirekire. Imana ishimwe. Ntawuzi umunsi n'isaha, ariko duhore twiteguye, duhore dukenyeye mu mitima yacu, amatabaza yacu ahoremo amavuta kandi ahore yaka. Imana ishimwe. Uyu munsi ushobora kuba wowe wicaranye amavuta yo kuvuga mugenzi wawe, ushobora kuba wicaranye amavuta yo kuvuga ugenda usebanya. Imana ishimwe. Undi akaba yicaranye ibanga ryo kuvuga ngo nibamvuga nzihangana, nibansebya nzihangana, nibantuka nzihangana. Haleluya. Ese wowe muri iyi minsi ya none igoye umugenzi, iyi minsi ya none igoye umukristo, wicaranye iki? Ese ko insengero amazu twahuriragamo bayafunze, urusengero rwo mu mutima wawe ruhagaze gute? Imana ishimwe. Haleluya. Ndumva ndi gufashwa. Wowe uhagaze ute? Biradusaba gushaka amavuta atari ubuto, atari moviti, atarariye twisiga. Imana ishimwe. Tugashaka amavuta igihe umukwe azazira, tugacana akinjirira habona, ntago azinjirira mu mwijima. Uwinjirira mu mwijima n'umwanzi ntago ari umukwe. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Amen. Ni ukuvuga ngo niba uri umukobwa w'umunyabwenge, iyi saha ya none uricwa n'inzara utuze, ntago ujya gusambana kugira ngo ubone icyo urya. Imana ishimwe. Iyi saha ya none niba uri umubyeyi w'umunyabwenge, ntago uri umupfapfa, ntago uzumva ko igisubizo cyawe kizava mu bandi bagabo batari umugabo wawe. Niba ari nta mugabo ufite, uzihangana kuko ufite ibanga, ufite Yesu, ufite umwuka wera muri wowe. Imana ishimwe. Ndumva ndi gufashwa. Haleluya. Ni ukuvuga ngo umubyeyi w'umunyabwenge ntago arwanisha umunwa, ahubwo ajya mu cyumba agasenga. Iyo abonye rukomeye, inzara igiye kumwicira abana, ajya mu cyumba agasenga, agahamagara Imana, akayibutsa yuko iyo nta mugabo ufite ariko ufite abana, wiyibutsa ko mu ijambo ryayo yavuze ngo nijye mugabo w'abapfakazi nkaba se w'imfubyi. Imana ishimwe. Irabyibuka ikazi ikakurengera, ariko ufite ryabanga. Imana ishimwe. Amen. Ntabwo wirwanirira, nubwo wakwirwanirira ntiwatsinda, ubwo waneshwa. Haleluya. Amen. Turimo turarwana intambara nyinshi kuko isi igeze ku iherezo. Ni ukuvuga ngo ibyavuzwe byose, ibyahanuwe byose birimo biragenda bisohora, ariko abantu ntabwo turi kubireba, ahubwo twimere nk'uko bikwiriye.
ntabwo turi gushaka agakiza nk'uko bikwiriye. Imana ishimwe. Imana irababaye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo yapfusha tukarira ariko yapfusha tugaseka. Muri iyi minsi turabona bene data baguye, imbuto ze z'agakiza zatokombaho gato, ati dore babarokore. Ntabwo turi gucana imanza, kandi umucamanza utabera ni Yesu wenyine. Ni Imana yonyine niyo mucamanza utabera. Tukajyayo tugaserebura ngo uzi runaka, ngo uzi ibyo namubonyeho. Ibyo nibyo twibereyemo, turi mu kivunge, turi mu kigare, kandi Satani nawe ari gukoresha imbaraga nyinshi kugira ngo ajyane mwabiwe. Mureke dusengeshe umwuka iteka. Mana y'amahoro ishimwe. Mana data wa twese, Imana nziza, Imana ifite ubutware, Imana ifite ubushobozi, Imana ihagarara abana b'abantu badahagaze, Imana igera mu cyuho ikakica, handi abantu bakuretse wowe ukahagarara, ukaza ukatwereka urukundo, ukatwereka imbabazi nk'umubyeyi. Mana ndagushimiye, Mana ndagushimiye kuko uri umubyeyi utavangiye, ntabwo ujya utererana abawe, ntabwo ujya uduhana. Mana data wa twese, nunyemerere Kristo mwiza, utubabarire aho twakiraniwe, ahubwo wite Mana ku mirimo myiza twaba twarakoze. Uwiteka Imana y'amahoro, kugira ngo tuzagere muri bwa bwami bwawe bwo mu ijuru. Nyemerere iri jambo rero mvugiye imbere y'amaso yawe. Uwiteka Imana rigira abo rihindura kandi rigira abo rikomeza, mu izina rya Yesu. Uwiteka Imana nyiringabo, Imana rigira aho rivana abantu kandi rigire n'aho ribageza. Uhe bene data na bene mama, Uwiteka Imana nyiringabo, kwera imbuto zikwiriye abihannye. Kandi Uwiteka ijambo ryawe ryarambwiye ngo nuhagaze ririnda atagwa, natwe dukomereze mu buntu bwawe. Ni kubw'izina ryawe Yesu rikomeye. Amen. Urakoze cyane mukozi w'Imana, Imana iguhe umugisha kandi gushyigikire. Turagushimiye kubw'ijambo ryiza utugejejeho. By'ukuri umutima wanjye uguwe neza kandi ndanezerewe. Ndizera ndashidikanya ko n'abadukurikiye bari hirya no hino nabo baraza kugubwa neza. Uwiteka aguhe umugisha kandi arushaho kugushyigikira mu izina rya Yesu Kristo. Hari umuntu ushobora kwifuza kuba wamufasha gusenga Imana, wavuga nimero zawe kugira ngo nihagira ugukenera kukugisha inama ko wamufasha gusenga, watubwira nimero zawe noneho akazaguhamagara. Karibu. 0782 50 72 10. Iri no kuri WhatsApp. Urakoze, Imana iguhe umugisha. Twizere ko nitwongera kugukenera uzagaruka ukatugezaho ijambo ry'Imana. Uzaba ugize neza. Amahoro amahoro. Amahoro y'Imana. Bye bye. Bye.